Ibintu bine bituma umukobwa urushako rumunanira, ni ukuvuga ngo abakobwa benshi bajya gushaka ukabona amazeyo iminsi, ukabona amazeyo icyumweru kimwe. Dore ibintu bine rero bituma umukobwa urushako rumunanira agahita ataha asubira iwabo atararumaramo kabiri, kandi nyamara ari kwa kundi umukobwa yahisemo kuvuga ati nanjye reka njye gushaka umugabo ndebe ko ibintu byagenda neza. Ikintu cya mbere ni igitutu. Igitutu gituma umukobwa ajya gushaka atabiteguye, bigatuma urushako rumunanira. Akenshi na kenshi hari igihe umukobwa aba afite imyaka wenda iri hejuru ya 20, akaba atari mu ishuri, abantu bagatangira kumushyiraho igitutu ngo dore umukobwa w'akanaka yarashatse, ngo wowe utegereje iki, ngo ese ngo wowe ngo urabenga. Ugasanga umukobwa wamushyizeho igitutu, ugasanga nawe yisanze avuze ati umugabo ndi bubone ngomba kuba nashakana nawe. Dore rero impamvu igitutu kibizamo: iyo bagushyizeho igitutu ntabwo ubana n'umuntu washakaga. Ni ukuvuga ngo hari igihe umukobwa wenda yirinda kujya mu basore benshi kugira ngo azashakane n'umusore yumva yifuza. Abakobwa mumaze mwumva aka kantu. Umukobwa ugasanga afite imyaka 20, akavuga ati njyewe ndifuza umugabo wenda udafite amafaranga, ariko byibuze umugabo ufite urukundo, umugabo uzi gukora, umugabo usa wenda umeze gutya na gutya. Hari n'umukobwa ukubwira ngo njyewe rero ngereranyije n'ukuntu niyumva, ntabwo njya nkunda nyine abasore wenda bagufi. Ni urugero nkuhaye. None umukobwa akavuga ati nimbona umusore muremure azangira wenda umugore, ariko mu by'ukuri ukirengagiza iki kintu. Buriya wa mungani wawe, aho kugira ngo ujye gushaka umuntu wumva utifuza udashaka, byaruta ugategereza ukavuga uti niba nifuza umuremure reka ntegereze. Ariko ako ngako twakita nko kubenga, ariko kubenga nanone biratandukanye. Aho ngo ntabwo wavuga ngo umukobwa aba yabenze, oya, ni icyifuzo cye nk'umuntu ushaka kuzubaka urugo rugakomera. Niba umukobwa adakunda abasore bagufi, niba umukobwa adakunda abasore barebare, ni byiza gutegereza uzaza kumuteta. Atamubonye ubwo nawe akihangana paka igihe azamubonera. Icyo gihe rero iyo umukobwa ameze gutya, atekereza gutyo, hari igihe bamushyira kuri puresha, abantu bakavuga ati urabenga, kandi koko nibyo aho ngaho habamo akantu ko kubenga. Ariko nanone usibye no kutabenga, ikintu cya mbere gituma umukobwa ajya mu rugo rukamunanira, ni ukuvuga ngo bigatuma nyine urushako rumunanira, ni ukubenga. Ariko nanone akabenga mu bintu wenda by'amafuti, bikaza rero bigakurikirana n'igitutu. Iyo umukobwa abenze bikarangira ashakanye wenda n'umuntu atifuzaga, kubera igitutu cy'abantu bituma urugo rumunanira. Bibaye byiza rero wa mukobwa we wategereza ukavuga uti ndifuza umugabo unkunda, yego, ndifuza umugabo muremure, yego. Ariko akenshi na kenshi niba wifuza ibyo byifuzo byose ntabwo bizakugeraho. Icy'ingenzi rero ni ukureba wowe urifuza uwuhe. Niba utaramubona, ategereza reka kugushaka, kubera ko abantu aribo bagize gute, aribo babigushyizemo. Niwumva ugiye gushaka umugabo ukabikora kubera ko abantu barimo kugushyira ku gitutu, uzashya. Kuko uzajya gushaka umugabo, yego, umugabo ugukunda, ariko ntabwo uzaba umukunda, kuko wifitemo ka kantu ko kuvuga ngo wifuza umugabo muremure. Twibukiranye ako kantu. Wifitemo ka kantu ko kuvuga ngo nzashaka umugabo muremure, wifitemo ka kantu ko kuvuga ngo nzashaka umugabo ufite amafaranga. Ukajya kubona rero, ukabona abantu batangiye kugushyira ku gitutu, bikarangira ushatse umugabo utashaka. Kandi byibuze hari n'abahungu wenda wumva ukunda bagiye bagutereta, ariko nyine ukavuga uti kubera ko ndumva namukunda, ariko ni ikibazo ni mugufi. Hakazamo akantu ko kubenga, bigatuma ushakiye ku gitutu. Icyo ni icya mbere rero gituma umukobwa agera mu rugo rukamunanira. Ikindi kintu cya kabiri gituma umukobwa agera mu rugo rukamunanira, kutamenya guhitamo uwo bazabana. Ibyo ngibyo birashaka gusa n'ikintu cya mbere. Ni ukuvuga ngo gushingira ku mafaranga gusa, ubwiza gusa, cyangwa se amagambo meza, aho kureba imyitwarire n'indangagaciro z'umuntu, ugasanga umukobwa we ahise avuga ati ndajya gushaka. Niba umusore aje akavuga ati ndakugira umugore, akagenda akavuga ati ndashaka kugutwara gutya na gutya, akakubwira utugambo twiza, ariko nyamara hari umusore uza akakubwira amagambo asize ubuki kabisa, aryohereye, ugahita uva mu byawe ukavuga uti nanjye ndemera ungire umugore. Icyo gihe rero naho iyo ubikoze gutyo ukagenda kuri icyo kintu, urugo rwawe ruzakunanira. Icya gatatu,
kutagira itumanaho ryiza. Ni ukuvuga ngo kubika ibibazo mu mutima wawe, kutaganira wenda ku byifuzo byawe, ibitagenda neza bituma nyine urukundo rugenda rusenyuka. Ubana n'umugabo, umusore yaragushatse, ugeze mu rugo hari ibitagenda mu rugo, aho kugira ngo wimubwire ngo bishakire igisubizo uracecetse. Iyo ucecetse rero ukuntu bigenda, abagabo bose bahuriye ku kintu kimwe. Nta mugabo ukunda umugore ujya mu bandi bagore bagenzi be kabiri gatatu baganira utazi ibintu baganira. Ni ukuvuga ngo wa mugore uhorana agakungu k'abagore bagenzi be, usanga umukobwa yashatse afite imyaka 20 ariko atangiye kugirana agakungu na ba bagore bashatse bwa kabiri, ba bagore nyine urugo rwacanze, agatangira kuzajya ababwira amabanga yiwe mu rugo, bigatuma bamugira inama mbi. Rero icyo gihe iyo ucecetse ibi bintu ukanga kubivugana n'umugabo ngo mubishakire igisubizo, bituma urugo rukunana. Ko nta mugabo wakunda umugore ujya mu bagore benshi bakavuga amagambo ari aho ngaho yo kumusenyera urugo. Ikindi cya kabiri kandi kuba umukobwa atajya aganira n'umugabo we ngo barebe icyo bakora, ikibazo bafitanye babiganireho, niba wenda mu cyumba bitagenda neza babiganire bishakire igisubizo. Ugasanga umugore ahise abigenda agira agatangira kubivuga hanze, umugabo yabyumva akumva ni ikibazo, agahitamo gutandukana n'umugore. Icyo rero nanone cya kane nacyo cya nyuma, kutubahana ndetse no kutizerana. Ni ukuvuga ngo kubeshyana, gucana inyuma cyangwa kutubahana bituma urugo rutabasha gukomera. Akenshi na kenshi ugasanga ufite umugore nta rugo baranabyarana, ariko iyo umusize mu rugo nyine ukajya nko mu kazi usigara uvuga uti ariko se koko nyine, ukumva nyine wagira ngo hari abandi bantu bagabo bagiyeyo, ukumva ntabwo ubyizeye, ku buryo nyine umugore rimwe na rimwe umugore umwizera ari uko muri kumwe mwicaranye gutya amaso ku yandi. Niyo asohotse hanze agiye muri wese uba wumva wamukurikira. Icyo gihe rero nanone bituma umugore urugo rumunana, akavuga ati umugabo ncungacunga gutya ntabwo nazabivamo. Umugore agahita yigendera. Ikindi ugasanga rimwe na rimwe umugore yumvise amagambo, nyine akumva amagambo mu bantu bavuga ati umugabo twabonanye n'umukobwa w'akanaka none gutya na gutya na gutya, agahita agenda. Ni ukuvuga ngo abagore bizerera mu bintu bumvishije, mu gihe abagabo bo bizerera mu bintu babonye. Ni ukuvuga ngo umugabo niwe ushaka gukurura umugabo. Niyo mpamvu abakobwa gukurura abagabo bakoresha nyine gusa neza, kwambara utwenda tugufi, kugaragaza wenda umubiri hanze, amabere, bigatuma nyine akurura umugabo. Ni ukuvuga ngo umugabo yamurebye yumva aramushatse, nyine amugirira irari. Abagabo rero bakururwa n'ibyo babonye, mu gihe umugore we akururwa n'ibyo yumvishije. Niyo mpamvu umukobwa ushobora kujya hari ukamutereta neza, ukamubwira amagambo meza aryoshye, ukamwizeza ko muzagira gutya, muzakora ibi ngibi, bikarangira yavuye mu byo, akavuga ati umugabo n'uyu nguyu, nyamara mwagera mu rugo ibintu bigahinduka. Aho ngaho rero niho usanga bavuga ngo kutubana no kutizerana nabyo byatuma urugo rusenyuka, cyane cyane ku mukobwa. Niba utizera umugabo wawe n'umugabo akaba atakwizera, n'ubundi byanga byakunda urugo rwanyu ruzagira gute, ruzatera inyuma ndetse birangire ruvuyeho burundu. Ikintu cya gatanu, wenda mbongeje akantu ka gatanu, gushyira ibintu byose ku mugabo, cyangwa se nyine umukobwa kuba wenda hari ikibazo kitagenda neza mu rugo, umukobwa agahita yitwaza umugabo, akavuga ati gutya na gutya, umugabo nta mafaranga wenda nta munyu dufite, umugabo buri kantu kose, umugabo nyine kuvuga ngo niba usa nabi umugabo, niba utakarabye umugabo, buri kantu kose ukagashyira ku mugabo. Nyine ukumva ko umugabo nyine ukumva buri kantu kose kabaye mu rugo nyine byose ni ku mugabo. Umugabo ahita yumva yuko rero yikoreye umuzigo w'ibintu biremereye, w'ibibazo byawe byose, akumva yuko rero kubyikorera. Rimwe na rimwe abagabo ni abanyembaraga, ariko hari aho bigera nabo kwikorera uwo mutwaro wanyu bikaba byabagora, bikarangira mutandukanye. So rero ntabwo ari ngombwa gufata ikintu cyose uhore ugishyira ku mugabo. Niba hari akantu mwapfuye, umugabo niwe wabiteye. Niba mwatonganye, ni umugabo wabiteye. Niba bagufashe wenda uca inyuma, umugabo wabiteye. Yes, hari ibintu nyine wenda biterwa n'abagabo, umugabo akaba atakwitwaraho neza, umugabo akaba atakubahiriza inshingano. Ariko nanone si ngombwa kuba wenda hari ikitagenda mu rugo ngo usange nawe wese ufata iyindi myanzuro. Icarana n'umugabo mu biganireho. Akenshi rero twebwe ingo zacu zisenyuka kubera kuba dushaka abakobwa wenda badasobanukiwe iby'urugo, ndetse no kuba twashaka abakobwa wenda bagikeneye ubuzima
buryoshye. Ikindi kumva ko umukobwa niba yashatse agomba kuzajya abaho nk'uko iwabo bajyaga bamufata. Ngo iwabo w'umukobwa bamufata neza, rimwe na rimwe bakamutetesha, ariko iyo ugeze ku mugabo ibyo byose birashyira birashyira. Abahungu bajya bababwiza ukuri, umuhungu araza akakubwira utuntu twiza, akakwizeza ibitangaza. Rero umuhungu ukwihishamo, umuhungu muzima ni wa wundi wemera iyo mukundana akakugaragariza kamere ye nziza na kamere ye mbi, kugira ngo nushobora kubyihangana uzabyihanganira umushaka, niba udashobora kubyihangana uzavuga uti uyu mugabo ntabwo ashobotse. Kwa kundi rero ugaragaza ko uri umusore utajya urakara, ugasanga numara kubana n'umugore atangiye kubana warakara. Ngo umukobwa wamaze kumenyereza inseko yawe, none kubera ko ageze iwawe mu rugo utangiye kumenyereza nyine uburakare bwawe, urumva ko nyine biratandukanye cyane. So kana subscribe, tuba turimo kureba ibintu bine bituma urushako runanira umukobwa.